duhurira mu ndege ndi kuva mu Bushinwa nawe ari gutaha duye mu ndege twicarana ubwo tutatunyine tuza tuganira kuva mu Bushinwa bagera Qatar bava Qatar bongera bari like they were together the whole flight baza bangije ati rero bageze Kigali I mean bari mu ndege mo hagati they did work they kissed like they were talking until akosini gutuna mu ndege then you start kissing until where you can mukagana ku buryo mujye muga kissing. What are you guys doing? They kiss. Hi guys, how are you doing? Hope everything fine. I'm Debby. Today is Monday morning. I'm trying to be so fast so I can go to work. Someone else is in my living room and yes, so I can go. So story time and welcome back to my YouTube channel. I'm Debby and we started again. I just put my 2 videos out there. Go watch first. Those stories will go step by step. Yes, so welcome back. We must tell Debby, I have a problem. What can you do if you find out that your ex-wife is getting married and you can't even do anything about it, even though you still love her? So akuriki uramutanga umugore wawe wanze umugore wawe mwashwanye agiye gushaka mutanya abana babiri kandi ukaba nta kindi kintu abikora kuko mwanatandukanye. Story time. Guys, welcome back again. So before you do anything, Dubai, don't hesitate to work with Gulf for shipping and logistics. We're going to company and you quit someone again. But I'm not doing that. Calm down. So story time. So details. I was like, bro, was a comment detail? The guy was like, okay, Debby, no problem. I'll give you details. I was like, thank you, because like me with details, I'm number 1. I'm gonna tell you, Debby, I have a story to give you. Inama and Inama z'abantu baba stranger. Just to give up, but I'm not ready to give up my ex-wife. I still love her so much. She was a very good woman to me and everything. So, nakuze bisanzwe nk'abandi bana nkuri Kigali and niga muri senior 4. That's when I met my wife. My wife yiga mu kabiri secondaire, niga mu kabiri secondaire. So, namusubirije twarakuranye. It's like we twakure hano hamwe like we nakuze mureba nakuza ndeba. So twarakuze tuyize muri senior 6. I finished ngenda kwiga muri kaminuza, njya kwiga mu gihugu cy'Ubushinwa, wagoma mu Rwanda, turavugana then navuye mu Bushinwa ndangije kwiga kaminuza, nawe ari kwiga sinzi ikigo yambwiye I don't know, but ni amayinvesiti ya leta. Ndaza ndamubwira I want us to get married. Nari nkiri mutope. I was like 25 or 26. Now she was like 23 years. Kuko namushaga imyaka 2. Yeah. Now arambwira, so how are we gonna get married? Don't have money. arambwira ati ngiye mwana ruvuye mu Bushinwa. I knew how to get money. I knew how I can get the money. I knew how to put back together. But nubwo ntacyo gihe ntayo nari mfite, but I knew how to. So murangiye nuko garambwa ati sasa it's okay, no problem, can get married kuko tumaze igihe dukundana, no problem. Twaragiye muri family rero turabisaba ababyeyi bati nk'abana mwene mwese mwari kwiga musanze cyangwa kwiga. How are we going to do it? I promised everyone that I'm going to go to China, work so hard, come back with the bag. Namwe ati ntabwo nzagutenguha, abantu ntabwo nzabatenguha and everything. So umuntu akindi umuhungu yakoze rero bamaze gukora uko yafata visa sura gukora mu Bushinwa, abo mu komisiyoneri, abo mu broker, hanyina akajya guhisha abantu, akarangurira abantu and everything, and he got the money, he got the bag. Amaze gukora amafaranga mbere menshi yakoreye, yaraje abwira umugore ati, you know what can we do with this money? Umugore ati, say kuba mu Bushinwa cyo tutashinga kenkayori tugakorana ngiye nawe as a family. Umugabo aramubwira nta kibazo. Arangije umugore nati ngo arishima nyine. Umugabo aragiye bararangura, amaze kurangura umugore asigara mu Rwanda, bafite amafaranga bashaka ahantu bashyira kenkayori, maze kuyabona baraza
umugabo rero akajya arangura ibintu mu Bushinwa agapakira akazanira umugore agacuruza. Navuga ati mu gihe gito cyane umugore rwose amafaranga uko namuhaga yarasubiza akanga ati dore twungutse nayo twakoreye nayo byenze gutya nishyuye rent ayo nishyuye inzu and everything. Mu gihe kingana nk'amezi nk'icyenda cyangwa 8 utangiye gucuruza ibyo bintu kuko twabitagiraga amafaranga make kuko urumva naranguraga kuri make and everything. Byari nyine byatangiye kugira akamaro, turubaka inzu yacu ya mbere, twubaka iya kabiri zo gukodesha, twubaka nyine ubuzima bwacu turabwubaka. That time icyo gihe cyose umugore wanjye yari afite ikibazo cyo gusama byari byaranze. It was like so hard for her. Nanone nkavuga ese ko ntaba mpari ubundi how she supposed to get pregnant. Byaratangiye rero turagira nyine turagerageza turakubyara mbere ndamubwira tuzaze tubane mu Bushinwa maybe for a week, for maybe a month. Arambwira ngo nasika business and everything. Nanjye ndamubwira okay what are we gonna do? Umugabo aramubwira ati no worry ngiye kureka akazi nze tubane nk'amezi 3 cyangwa 5 then turebe ukuntu ubuzima bugenda. Yaraje abantu bameze atanu yose gusama biranga and guess what, family y'umuhungu itangira kukimaze kumutabyara, what's going on, byenze gute cye kibazo. Noneho papa w'uyu muhungu rero akaba ari umudoctor nyine akaba yarakoraga kwa muganga and everything. Aravuga ati rero muza tubavuye turebe. Baragiye bagiye kwivuza basanga like gusama kwabo nyine baramutse nyine ntabwo is not that it's gonna be hard for them kwako nta kibazo bafite ariko nanone guhuza nyine byari byaranze. Niko kuvuga ati rero ikindi kintu twakoresha we can do IVF. Yes, icyo gihe batangiye gushaka amafaranga, bafite amafaranga bashyira hamwe bagenda muri yange Canada, sinzi yuko yambwiye ko ntaga ni muri bice bya Amerika. Bagendayo babakorera IVF kuko bafite amafaranga, b'umuhungu bafite amafaranga, everything was good for them. Arangije arambwira sasa nyine umugore nyine aragenda bakora IVF. The first IVF failed, imaze gufailinga umugore like she was so broken, imaze kuba so broken. Umugabo rero arambwira ati no problem tushaka kuzabyara abandi bana everything you get. Arangije nyine umugore arangije avuga ati ngiye IVF nashaka ngiye nzasinga Imana mu ijuru itume ntwita and everything. Muri icyo gihe rero ati arumva nawe mfite amafaranga ndi Kigali and everything, ibyana byari byuzuye muri mujyi wa Kigali. Natangiye rero bwa mbere nahuye n'umukobwa duhurira mu ndege ndi kuva mu Bushinwa nawe gutaha. Duhuye mu ndege twicarana ubwo tutatuye tuza tuganira kuva mu Bushinwa bagera Qatar, bava Qatar bujya bari nyine like they were together the whole flight. Baza bangije ati rero bageze Kigali, I mean bari mu ndege mo hagati, they did what they kissed, like they were talking until akose n'ubutura mu ndege, then you start kissing until where you can mukaganira ku buryo mugira mugakissing. What are you guys doing? They kissed bamaze kissing ati umwana umukobwa yaransomye ubwenge bitabucuramo. Niyo byo kufite n'umugore ndavuga wow, how can a woman kiss like this? Sorry man, if you crazy me hurry. Yes, I tell guys, so you know what, umukobwa arambwira ati can I get your number. Umukobwa arambwira ngiye nkorera hano na hano, akora muri ya nyubako y'abagabo abagore bose batwara abagabo abandi. Nkorera hano muri uyu muryango, if you really want me come and get me. Yes, come. Arangije agina araza ajya kure umugore we ugeze mu rugo wumva nyine yishinjaga amakosa and everything. Yaragiye aca muri ntuze nyine yagura umugore ama gift and everything. Nande yamuzaniye by that time yatumye agura menshi kurushaho pe. Amugura ama gift, maze kugura ama gift ayaza na umugore ishima. Umugore amubwira ati you know what, I think the gihe cyane cyo gusama kwa mama batubwiye ko nta kibazo dufite cyangwa bishaka kutugora, but can we try? Bagira ngo ni nk'Imana ari kuvugira muri uwo mugore. That time they tried. Nyuma y'ukwezi cyangwa n'iminsi mikeya umugore ati you know what, I'm pregnant. Before ibyo niyo bakavuga ngo baratwite, bwarakeye wa munsi nka saa 6 cyangwa saa 8 arifata ajya muri aho hantu umukobwa amubwiye akorera. Ageze yarahamusanga umukobwa ati ubwo nyine biramurenga ngo wow you came and everything. Nyine batangira kuganira ndopanga gahunda nyine ya date, ko musajya muri date bikiri batangira kuyasohokana and everything. Ati igihe cyose namaze i Kigali nashobora kuba ndi kumwe n'umugore wanjye, but I was not there fully, but sleeping with my wife, yes I was sleeping with her, but nyine ntabwo nari mbari fully like fully nabaga ndi kumwe n'uwo mukobwa and everything. So umukobwa rero twatangiye kujya kuryamana like from Monday to Monday.
from Monday to Monday igihe cyose namaze i Kigali I was with her. Umugore wanjye arambaza se kwaje, what are you doing? Numva umugore nabaga ari mu kazi, wenda ntabwo yabaga nyine ari aho ngaho bakorera, ntabwo yabaga hari. Ariko igihe cyose umugore ngo namaze nyine gutangira kwibaka, bafite amazi abiri, bafite iyo babamo, bafite iyo bakodesha, they were doing well. Umugore afite imodoka ye, umugabo afite imodoka, they were doing well with each other. Then icyo gihe rero hashize mu kwezi umugore aramubwira ati you know what, cyagihe narakubwiye ngo this and this, natangiye kumva ibimenyetso, ndavuga ati ariko ntabwo ndi sure, but I have to go to the hospital and tell you. Bagafata amaraso, uyu munsi rero nagiye kwa muganga, bafata amaraso, bambwira ko I am pregnant. Umugabo aravuga are you sure about that? Umugabo nyine arishobokera ngo ati manishimwe ko umugore wanjye atwitererere a lot. Arangije akenera kumenya ko umugore atwite. Rero urumva umugore utwite nawe urabizi, ari igihe abarwaye, ari igihe ataba, you know, like he started sleeping. He was with that woman. Ariko ni umukobwa from whatever. None mu kigero cy'umuntu n'umukobwa, umunsi umwe rero ngo sinzi ukuntu ari aho ngaho ku kazi, ko umukobwa nyine arimo baraganira, ajya kubona hinjiye umuntu w'umugabo, araza aramubwira hi be. Uwo mukobwa ahita ahaguruka nyine ahita amubwira bite sheri, kandi nari hano ndi sheri. Ahita amubwira uyitwa kanaka, nyine arabapresenta, uyu n'umugabo wanjye turabana. Umugabo wawe umugabo ngo yo nice meeting you. Umugore turazira nyine ashaka ibintu byose abeshya kugira nyine aterekana ko there is a problem. No, umugabo rero arangije nyine akibyumva agenda akaramisha taragenda. Ahita kigera rero agiye gusubira mu mushinga. Ageze mu mushinga rero abakobwa ubwo nyine uyu mutipe ariko umukobwa mukunda Bart ntabwo ajyaga mu mwanya nyine ngo ibiki yari avugaga nyine afite umugore, ntabwo ncinye umugore wanjye, but because he started he was like I'm not stopping. And remember he's heartbroken because the side chick has a husband, because amaze kumenya ko he's a nigga on the side, even though that count not because she's a chick on the side. Umukobwa ati since I started cheating why can I stop? So ageze mu mushinga rero wa mukobwa nyine yabonaga ko amukunda and everything. Wa mukobwa nyine atangiye kujya mu draga, atangiye kujya mu tireta, then birangiye bageze batangiye nayo kujya bagira bate so rero rero natangiye kujya njya muri abakobwa gutyo, nagira i Kigali ndi kumwe na kanaka, je ndi kumwe na kanaka, nyine byagize biba habit. Ubwo rero igihe umugore wanjye yaje kumenya ko muci inyuma, this was the time. Umugore wanjye rero tubyara umwana wacu wa mbere, icyo gihe nyine umugore yinda yaramugoye pe, kuko umugore abaye mu bitaro gihe kinini, umugabo atanahari, umurumuna w'umugore abaruza aza kuba kumufasha, musaza umurumuna w'umugabo abaruza ajya muri kenkayori yabo nyine akajya amufasha, baracuruza nyine famille nyine irazi yose irahaba kugira bare ko batwita bakabyara. Ubuzima bukomeza gutyo nyine bukomeza barabana. Noneho umugore kugira amenye ukuntu rero umugabo amuciye inyuma. Umugore kubyara urumva bya mwana utujuje igihe, ibyo mwana nyine ufite nk'amezi nk'arindwi, kurumva gutwita byo byari byaranze pe. Abyara umwana utujuje amezi, uje aba mu bitaro for long time. Umugabo rero ava mu Bushinwa aza ni kuri umugore we, nawe urabyumva. Ageze i Kigali akajya bari kwa muganga, ubundi akamujya akagenda, akaba ari kwa muganga ubundi akagenda. N'umugore umunsi umwe aramubwira ntiza telefone yawe, aramushaka guhamagara. Arangije agiye guhamagara, agiye kubona umukobwa wanditseho akantu ngo akaemoji kamwe n'agatima. Umuntu nyine abona iyo nimero isenze gukira amuhamagaye, aritaba yitabye ndumva sheri ko ntize nkakubura uri nkaguheba, uko umukobwa ngo yavugaga nyine nk'umurundi uri hehe. Arangije aramubwira wahita amubwira sheri wowe urinde, wa mukobwa ahita akupa. Amaze gukupa umugabo waje, umukobwa yasiba nyine uwo mugore asiba nk'aho yamuhamagaye, ariko ahita ajya mu message ye arasoma nyine asanga bararyamana bombi n'umugabo we and everything. Noneho atangira kujya nyine arabibona nyine biramurenga, ari ukuntu afite uruhinja mu kwa muganga, ukuntu gutwita byamugoye and umugabo umuca inyuma and everything biramurenga. Bimurenze rero umwana we amaze kuva mu bitaro atashye, bageze mu rugo umugore niho yicaje umugabo aramubwira ati so we need to talk because ngiye buno buzima ntabwo mushoboye. I can't be here carrying your child, being able to protect your kid and everything, nkamara igihe kingana gutya mu bitaro nanjye ubwanjye ntariho and with the husband who is cheating on me. Umugabo aramureba aramubwira
mumbabarire ngo everything arambwira ati kuko babara n'ikimwe are you going to stop umugabo arambwira ngo yego none amaze kumbwira ngo yego ibyo nyine birarangira ngo wa mugabo nyimba yarakatiranye na wundi nyine barakatirana uyu mugabo niwe wanyandikiye arangije nyine bakomeza akatiranye na mukobwa wa nyine wundi umugabo yahamagara ko n'undi akagiswe karamaze ko kagisukubeka byaranze yarakomeje amaze gukomeza umugore atangira kugira ute kujya nyine mu control kureba messages ziwe akareba this one is working but you work like this nitarajyangiye kuzima so yes whatever arangije rero umugore atangiye kuba controlling and everything atangiye kujya control umugabo wiwe agashaka kumenya what's going on what is happening this and this and this and this you know so ikintu cyaje kuba rero umugore yaje nyine kujya abibona umugabo ntajya mu Bushinwa afite undi mugore babana mu Bushinwa afite n'abandi bakobwa zakaryamana nabo i Kigali umugabo rero aza kuza kugira ite kubime umugore nyine aza kumenya ko umugabo asigaye amuca inyuma and everything no afite n'umukobwa babana mu Bushinwa umugore nyine biramurenga and everything nyine arasara avuga ati ntabwo ushoboka ntabwo bibaho ibintu nk'ibyo ngibyo umugabo araza kuva iyo yabaga arataha nyine aje nyine kugira agiye kuko umugore yagezeho aravuga ati ngira nzojya kubana nawe ndashaka ko dutandukana dararara aje kuba rero umugore yagize gutya umugabo nyine yagize gutya mu Bushinwa araza aje ajya kureba umuntu uzewe umugore wiwe aje kureba umugore wiwe nyine amusaba imbabazi n'umubarira babarira ntabwo bizongera you know I did a bad thing it's my mistake ntabwo nzongera and everything umugabo arangije umugore n'umwayatoya kuzongera ugiye umwana wawe amazwe nk'amezi nk'arindwi cyangwa 8 aramugabo umugabo ndamwinginga maze kumwinginga ndamutereta turasubirana then ndasubira mu Bushinwa yongeye gusama indinda gushira mu Bushinwa ngeze mu Bushinwa ikintu cyaje kuba rero nageze mu Bushinwa ngezeyo wa mboga twabonaga nk'umugore nawe arambwira ati you know what I'm pregnant ndatwite umugabo biramurenga rwe utwite se gute utwita ntabwo ngene nashaka kubyara I don't want to have kids ibintu arambwira ngo ni umwanda ni ikintu cy'umugore arambwira ati ngiye mane ndakuze ufite umugore it's a bit I don't care icyo nzi cyo nuko shaka umwana ubwo umukobwa babanaga mu Bushinwa ngo yari gushaka visa yo kugenda nyine hanze mu kindi gihugu muri Europe yes visa yiwe rero yari imeze nkaho imaze kuboneka agomba kugira ute kugenda arambwira ati rundi ngiye kugenda humura umwana nawe uzabona arambwira yana umwana ndashaka umwana arambwira ati ntawe uzabona byihorere umutipe aragenda nyine umugore ku byose arabizi ni biki cyose n'umuntu uherezaga umugore amakuru amuheza amakuru ko amukobwa yagiye hanze kandi yagiye anatwite umugore nyine biramurengana kandi ntabwo bushoboka ntabwo bibaho and everything yagize gutya rero umugabo atashye yasanze umugore aragize ute yaragiye arambwira ati sasa na business twatangiranye it's now mine because ninjye ufite abana wowe uzagenda nawe ushake iyawe I don't care nayo nzaguha umugore aratwite icyo gihe nyine atandukanye atwite inda afite n'akana nyine gato gafite kagiye kuzuza umwaka k'agakobwa ubwo rero umugore aragiye nyine baratandukana baza gutandukana umugabo atahenga ariwe nagende umunsi umuntu byaye kabiri azakora undi mugabo yarerere genda nako ndebe urumva umugore aragenda rero akomeza arakora ageraho uyabaga nyine yajya kuramo umupanga muri yanzu amurekera yindi babagamo yindi mpanga yavamo ari watangira nyine kwibiramo n'abana be na sister barabana umugore arakora amera neza urumva none we umugabo araza nyine atangira no ati naraje amakobwa b'Kigali bose ndabazenguruka ariko nkabona buri wese afite yashakaho ashaka amafaranga aravuga naguriye amamodoka muri Kigali harabakobwa naguriye ibiki byose aravuga naguriye ibibanza harabakobwa nakore every like a lot of things but the truth is ntago nigeze mbona umuntu umeze nk'umugore wanjye umugore wanjye aritondaga umugore wanjye arazi kwihangana umugore wanjye yaranyumvaga and everything so rero naraje ngeraho ndamwinginga none reka tubane neza n'abana bacu tubarerane iwabo umuntu nabo baraza baramwinginga arambwira ati wenda mushaka ko mwaratandukanye usibye ko nuko mwatandukana abagabo bose baca inyuma byose bisaba kwihangana umugabo n'umugabo a lot of nonsense I hate this bullshit aranje ngo baramubwira ati ngiye ntabwo nzasubirana nawe whatever happens we need a divorce bakora divorce baragabura pyesu umugabo twari ibyo umugore twari ibi ngibi nyine bibaho ngabo
ati ejo bundi rero ati najyaga kureba abana banjye and everything ngeze agakobwa kanye kanga daddy oncle ali yaje hano akamwaza oncle ninde akamumyira akamubwira ati ntabwo muzi ati ariko nishira wa mama umuhungu akabyumva nyine akagata ura nabo kwirira bakigendera ntabwo bamugira nyine nangije umugore nyine ariko umugabo nyine ngo yahagira umugore akamufata neza akamugaburira nyine akabona arishimye ariko nyine akabadashaka kugira n'ikintu na kimwe bakora akamugabo I can't be with you anymore ngira ngo nabana n'umugabo uciye inyuma noneho n'ibintu aciyemo kugira mwite n'ibintu aciyemo kugira mbyare what I went through then ukancinya mugatera n'inda mu gasozi aranje umugabo aranje ngo ejo bundi rero aramubwira ati umbabarire reka tubane reka biterere reka umugore aramubwira ntabwo byakunda because I'm getting married by the way aramubwira you are doing what? Aramubwira mfite umuhungu tugiye kubana we are getting married narabisize ndavuga ati bura ni brag arabeshya and everything ejo bundi ngiye kumva yumva mama sister we uyu muhungu garasha namubwiye you know what man kanaka umunye your ex wife yansabye ko nazamwambarira mu bakobwa bazamwambarira bangwe afite ukwese koko wiko agiye gushaka serande nganje ngaramumubwira ngatumti bafite amafaranga uti bafite igiciro n'umugabo mwiza umukira umeze neza ukiri umusore udafite n'abana akago yangura n'umugore wanjye twarasezeranye rero aramugatuye hano murasezeranye ngaratandukanye bikaba mucinye mu nshuro yenze imwe wamucinye mu bakobwa bose b'Kigali ntacyo utakoze umwaje ngo angahita umushikira mbwa nuramukugiye ukamukagira ngere rwose nakuzonya kumushikira ngo ntushake n'ubundi wowe n'undi kuri n'umusaza wanjye nta kintu bivuze abanise banye ndababona abana nyine mbere ntuze auntie ndababona it doesn't matter leave me alone please umva umutipa aravuga ati noneho karabaye aragenda apfukama imbere y'umugore aramwinginga mbabarira and everything aramwinginga n'ugatuye nako byakunda nabonye umuhungu dukundana niwe dukundana ubu turashaka no kubana tukabana nk'umugore n'umugabo rwose leave me alone nambwa ngo urabizi neza ko ikibazo cyo kutabyara mwati ikibazo ni kugira simbyare uyu muhungu he knows all my story he knows everything no problem I'm going to be able to give him child niba ntazanabikora agashaka akabona ntagazihangana kamera nkawe he will live to I don't care umungu arambwira toyana ko nyine umuhungu amusaba imbabazi abwira abashiti biwe abwira nyina w'umukobwa nyina w'umukobwa arambwira umukishino by'umukobwa wanjye nibyo biza mbere mwakundanye muri abana wari umufite ntabwo ugeze umuha agaciro reka rero bashaka kumuha agaciro bakamuhereze please leave her alone umuhungu ari kugisha n'abati Debby ndenda gusara sigaye narasaze sigaye zaravuyeho sigaye umva ubuzima bwaranze abantu bose mbibwiye baransega ati no wabiteye reka umukobwa yigendere ntabwo nzi ikintu cyo gukora I need strangers opinion please mujye muhungu namubwire kurasura n'umugore wow actually baravuga ngo ntawumenya ntawumenya ikire biranani yes that was the story guys so muzamugira inama mubwire ikintu yakora bizu bye don't forget to subscribe don't forget to share to your friend sinzi mpamvu ngira views 2000 abanuze aba subscribers mfate ni nabo ni nazo views ngira mwaje mu views twishoshe anyway guys bye